hanyuma nguhamagaye n'ubundi mu rwego rwo kugira ngo tuganire nk'umuhanzi ariko ukaba n'umuyobozi w'abahanzi cyangwa se urugaga rw'abahanzi. Hanyuma turaganira n'ubundi ku iterambere rya muzika muri ino myaka 26 ishize u Rwanda rwibohoye n'abanyarwanda bibohoye muri rusange. Navuga ko nicyo tugiye kuganira, ariko turatangira n'ubundi tugaruka muri icyo gihe u Rwanda rukimara kwibohora. Ibyo byose wari uri mu Rwanda, wenda niba utari wakagiye no muri muzika, ariko iby'umuziki wari ubizi, byari byifashe gute mu gutangira muri icyo gihe? Abahanzi bamwe batari mu gihugu barahunze igihugu, abandi barishwe muri icyo gihe muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Navuga ko byasaga nkaho ari gutangira bushyashya ku muziki, inzu zifasha abahanzi zidahari. Muri icyo gihe umuziki wari umeze gute ugitangira? Murakoze cyane. Dusuye nk'uko amateka bigaragaza, ntabwo byari byoroshye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu bijyanye no mu buzima bw'igihugu muri rusange. By'umwihariko rero mu ruganda rwa muzika byari ibindi abahanzi benshi bari baragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu bihangano bagiye bakora. Abandi bahanzi nabo barishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Muri muzika mu by'ukuri dusa naho twaheraga nko kuri zero. Ni ukuvuga ngo ntabwo byari byoroshye icyo gihe, ariko uko iminsi yagiye ijya imbere ni nako leta yagiye ifasha abanyarwanda bo mu ngeri zitandukanye kugira ngo bagende biyubaka n'uruganda rwacu rw'umuziki rurimo. Ubu rero aho tumaze kugera turashima ko tumaze kugera heza, nubwo hari byinshi twifuza ko leta yadufasha, ariko byibura aho tumaze kugera turahishimira nk'abahanzi b'abanyamuziki. Kuba sekiteri y'ubuhanzi yarongeye muri sekiteri zigomba kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu ni ibintu tugomba kwishimira, kuko turabona hagiye no kugirwa igikorwa kugira ngo mu by'ukuri niba leta yifuza ko uruganda rw'ubuhanzi rugira icyo rutanga mu bijyanye n'iterambere ry'igihugu, nuko hagomba kugira n'igishorwa muri. Tukaba twumva ari intambwe igihugu cyateye muri uko kwizihiza isabukuru y'imyaka 26 u Rwanda rumaze rwibohoye. Icyo nacyo kiri mu byo abahanzi b'abanyamuziki by'umwihariko twishimira. Aho wenda byose ni nkaho tubiciyemo mu ncamake, ariko noneho reka dutangire tugende kimwe kuri kimwe. Muri icyo gihe umuziki wari ugitangira, cyangwa se urwo ruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda byasaga nkaho rutangiye bundi bushya. Imbogamizi zari zihari nizi, hanyuma bazihandorinze gute, cyangwa se bakoranaga nazo gute kugira ngo n'ubundi abantu babone n'ibyo bihangano? Imbogamizi zari zihari, icya mbere ni uko abantu kugira ngo babone aho gukorera ibihangano ntahari hahari. Bwari uburyo bwo kugenda abantu bakiyaranja mu buryo buri aho ngaho, n'ibihangano byasohokaga icyo gihe ntabwo byabaga byumvikana neza bitewe n'ubushobozi bwari budahari bujyanye n'ibikoresho. Ariko uko iminsi yagiye igira imbere, abantu bagiye bisuganya, ibikoresho bigenda biboneka, nubwo bitari bihagije muri icyo gihe, ariko byibura hari icyakorwaga. Hari ibihangano byagiye bikorwa mu bijyanye no guhumuriza abantu mu gihe cyo kwibuka, mu gukora ibihangano bijyanye no kwereka abanyarwanda ko badakwiriye guheranwa n'agahinda, bakwiye gukora kugira ngo barusheho kwiteza imbere, bateza imbere n'igihugu. Ibihangano bigaragaza aho bakwiriye gushyira imbaraga cyane cyane kugira ngo igihugu kirusheho kwihuta mu iterambere, kuko bitewe n'aho igihugu cyari kiri icyo gihe byadusabaga imbaraga zirenze izari zisanzwe zikoreshwa kugira ngo turusheho kwihutisha iterambere ry'igihugu. Urumva rero no mu buhanzi nabwo bari bumwe mu buryo bagomba kwifashishwa kugira ngo abahanzi bacishemo ubutumwa bufasha abanyarwanda mu by'ukuri, kugira ngo muri izo gahunda leta yari ifite babinyujije mu bihangano byabo, ubwo butumwa bugere ku baturage, bagaragariza ko bakwiye kugira icyo bakora, ndetse banatanga imbaraga zirenze izo bakwiriye gutanga kugira ngo twihutishe iterambere ry'icyo gihugu. Rero binyuze muri ibyo bihangano, nubwo hari inzitizi z'amasitudiyo n'ayari ahari adafashije, ariko byarakozwe. Ibyo ari byo byose, sinzi neza icyo gihe wakoraga umuziki? Icyo gihe ntabwo nakoraga umuziki, ko ubuhanzi nabutangiye muri 2010, mu bihumbi 2001-2002 nibwo natangiye kwinjira mu bintu by'ubuhanzi cyane, ariko kubyinjiramo nk'umwuga nabitangiye muri 2005. Ibyo byose navuga ko n'ubundi rumwe mu bayobozi b'urugaga rw'abahanzi mujya mugira igihe cyo kuganira, wenda mugasubiza n'amaso inyuma mukareba imbogamizi abahanzi cyangwa se ubuhanzi bwahuraga nazo muri icyo gihe. Nk'iyo muganire cyangwa se yiganire n'aba bahanzi, bakubwira ko wenda nko kugira ngo umuntu akore indirimbo ibyamugoraga byari ibiki, indirimbo yakorwaga ite kugira ngo igere ku munyarwanda yumva ubundi? Indirimbo zakorwaga iki gihe nk'uko nababwiye bwari uburyo bugoranye, cyane cyane mu bijyanye n'amasitudiyo. Bariyaranjaga
bakajya mu studio kari aho ngaho kadafite ibikoresho ku buryo iyo rimwe na rimwe wasangaga banakoresha piano yonyine cyangwa se bakagira ubundi buryo bajya muri computer nubwo nazo zari zitarabaho zibafasha mu bijyanye n'uko ubu ngubu bimeze, akaba yafata computer akaba yakestaramo iyo piano ku buryo ibintu byose bikorerwa muri iyo computer nayo yari aho yanakigenda, ku buryo no gucuranga ugenda udondanga akantu kamwe ukagahuza n'akandi kugira ngo bize kubyara ijwi bigera aho biza gutanga injyana, ntabwo byari byoroshye nibwo buryo bwakorwagamo, ariko uko iminsi yagiye yigira imbere kugeza muri za 2007 2008 nibwo abantu bari batangiye kubona noneho amasidiyo asa n'asobanutseho, ni nabwo ngira ngo ubuhanzi bw'u Rwanda bwatangiye bigaragaza ko n'abahanzi b'abanyarwanda noneho bashoboye, kuko mbere muri iki gihe hanacurangwaga cyane n'indirimbo z'inyamahanga. Byari bimeze gutyo umuhanzi agakora indirimbo imugoye, noneho mu nzira zo kubyaza noneho umusaruro icyo gihangano yakoze ibyo byose nongo wabaga mukoreye wenda iyo ndirimbo bimugoye hari udufaranga niyo wenda yaba ari make ariko yabaga yamwatse kugira ngo none icyo gihangano cye akibyaza amafaranga, byo byari bimeze bite? Hari uburyo bwari buhari iki gihe bwo gucuruza amakasete, igihe byarashobokaga ku buryo warangizaga nka album kasete irangwa akaba wayigurisha bakagwa amafaranga makeya ku mushoramari runaka wifuza kuzayibyaza umusaruro akabikora, ariko uko iminsi yagiye igera imbere n'iryo soko ryaje gupfa, kuko hari abandi baje bashaka gutubura kubera ikoranabuhanga, akaba yafata indirimbo y'umuhanzi umwe akayivanga n'iyundi akaba yabihuriza hamwe, umukiriya washaka kugura izo ndirimbo akaba yazitwarira hamwe mu buryo bumuhendukiye, ariko nanone bufobya igihangano cy'umuhanzi. Ushobora gukora indirimbo ebyiri zigakundwa zikaba zagurisha album yose, ariko icyo gihe hamaze kuza ubwo buryo bujyanye na piratage, nibwo umuntu ajya agafata indirimbo agafata y'umuhanzi runaka agashyira n'iyundi byose akabibumbira kuri CD imwe cyangwa se flash akajyana. Ubwo rero kuva icyo gihe isoko ryo ryatangiye gupfa, ku buryo n'igihe ikoranabuhanga ritangiye kudufashiza no kutworohereza gukora ibihangano byacu n'amasidiyo abonetse, ariko byaje isoko naryo risa n'iritangiye gupfa, ku buryo ubu nabwo bitanoroshye no kuba umuhanzi yabona uburyo agurisha ibihangano bye, no gukora igihangano ategereje ko kizakundwa abantu bakamuhamagara mu gitaramo gusa, ariko tugakomeza gukora n'ubu nta gucika intege, kuko tuzi ko leta iradushyigikira mu buryo bwose bushoboka, ku buryo twizera ko mu minsi iri imbere bizongera bigasubira nk'uko byari bimeze mu bijyanye no gucuruza ibihangano, ariko nabwo tunakushyiramo imbaraga cyane cyane kugira ngo turusheho kwihutisha iterambere ry'ubuhanzi by'umwihariko umuziki. Ibyo ari byo byose uyu munsi navuga ko wenda hari ibimaze gukemuka cyangwa se bimaze kugenda neza, yaba ayo maradiyo yo gukina indirimbo zanyu yariyongereye, yaba amateleviziyo, yaba inzira zo gucuruza ama YouTube channel ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga abahanzi bacuruzaho za Spotify n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Mu myaka 26 turabona umuziki w'u Rwanda uhagaze gute? Umuziki w'u Rwanda kugeza ubu ngubu uhagaze neza, kuko ibi biragaragazwa n'abahanzi bamaze kwinjira muri uyu muziki n'ibihangano bagenda basohora. Ikindi ni uko mu myaka mike ishize hacurangwaga indirimbo z'abanyamahanga cyane cyane muri ibi bihugu duhana imbibi, ariko ubu ngubu usanga ibihangano bisigaye bikoreshwa akenshi ari ibihangano by'abanyarwanda, nubwo hakiri bike, hakiri bamwe bashaka gukomeza gucuranga indirimbo z'abanyamahanga, ariko nubwo nazo ari nziza, ariko muri ya gahunda yo gukomeza no guteza imbere ibikorerwa iwacu turashimira abanyamakuru cyane cyane mu buryo butandukanye, haba abandika, abafite amateleviziyo n'amaradiyo nk'uko namwe muba mubikoze, uburyo bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bateze imbere umuhanzi w'umunyarwanda, kandi ni mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ibikorerwa iwacu, ariko nanone ibyo bikanakorwa kuko mubona ko umuhanzi w'umunyarwanda ashoboye. Ubwo rero turakomeza gukora, ariko nanone tunashakisha n'uburyo umuhanzi abyaza umusaruro igihangano cye, nubwo muri iki gihe tugitegereje ko umuhanzi akora igihangano cye akaba yakura umusaruro kuko bamuhamagaye mu gitaramo runaka akajya kuririmbamo, ariko harashakishwa n'uburyo n'ibyo bihangano byajya bicuruzwa hifashishijwe za mbuga mwagiye muvuga zitandukanye, yaba za YouTube yaba n'ubundi buryo, kuko abahanzi basigaye bafite na sosiyete yabo RCI, sosiyete ifasha gukurikirana ibihangano byabo aho bikoreshwa hirya no hino, haba mu mahoteli, amaresitora, utubari. Urumva ko bwo ari bumwe mu buryo bujyaga bukoreshwa mu bindi bihugu bitandukanye, ariko hano mu Rwanda uburyo bwatangiye gukoreshwa, ku buryo twizera ko
nidukomeza guhuza imbaraga haba itangazamakuru n'abahanzi haba abakunda ibihangano byacu b'abaturage ku buryo bazakomeza gushyigikira umuhanzi ku buryo uko ingabo z'u Rwanda zijya kubungabunga umutekano mu bindi bihugu idarapo ry'u Rwanda rikazamuka uko polisi imeze gutyo umunyarwanda wese ageze idarapo ry'u Rwanda rirazamuka rero turifuza ko no mu buhanzi by'umwihariko mu muziki naho ariko bigenda kandi dufatanije bizashoboka icyo kintu wari ugarutseho ukavuga ngo wifuza ko idarapo ry'u Rwanda n'ubundi rizamuka nk'uko mu muziki rizamuka nk'uko rizamuka mu bindi bigiye bitandukanye harabura iki n'ubundi kugira ngo bigende gutyo ubundi ikibura cyane ngira ngo ubushobozi mu bijyanye no guhanga burahari byagiye bigaragara mu buryo butandukanye abahanzi murabizi hari abahanzi batandukanye bagiye begukana ibihembo ku rwego mpuzamahanga hari uheruka mu minsi yashize Buravan yegukanye igihembo mpuzamahanga cyategurwaga muri radiyo y'abafaransa RFI urwo ni urugero ruto rwa hafi rugaragaza ko abahanzi b'abanyarwanda bashoboye ikitaraboneka n'uburyo bwo gushobozwa mu bijyanye n'ubushobozi bw'amafaranga kugira ngo mu by'ukuri ubushobozi dufite mu rwego rw'impano tunabugaragaze ibihangano byacu bijya hanze ku buryo twizera ko ikibazo cy'ubushobozi nicyo kigihari ariko twizera ko na leta iza gufasha abahanzi b'abanyamuziki ndetse n'abandi bahanzi muri rusange kugira ngo ubuhanzi bw'u Rwanda nk'uko leta yafashe icyemezo cy'uko ubuhanzi nabwo bwa indi sekiteri iza gufasha mu bijyanye no kubaka iki gihugu twizera ko baza gushyiramo n'ubushobozi bw'amafaranga ndetse no kudufasha gushaka abashoramari ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB kigenda hirya no hino gishakisha abashoramari baza gushora imari mu buhinzi no mu zindi sekiteri zitandukanye turayisaba rero ko yanashakisha n'abashoramari baza gushora imari no mu buhanzi bwacu kugira ngo izi mpano dufite zibyazwe umusaruro ubushobozi burahari mu bijyanye n'impano ariko ubushobozi mu bijyanye n'amikoro mu mufuka bwo ntabwo hari nubwo turi gusaba rero izi nzego za leta by'umwihariko urwego ikigo cy'iterambere RDB mu kureshya abashoramari kireshye n'abashoramari baza gushora imari yacu imari muri ubuhanzi bwacu kuko turashoboye kandi tuzi ko hazavamo ikintu gikomeye cyane kizagirira igihugu akamaro wenda intore tuyisenge nk'uko nagiye mbigarukaho n'ubundi umuyobozi w'urugaga rw'abahanzi nk'iyo hari muri iyi minsi hari indirimbo zimaze iminsi zisohoka bakavuga ngo ntago zihuye n'umuco nyarwanda ngo zibangamiye umuco nyarwanda ibyo ngibyo kuri wowe nk'umuyobozi n'ubundi w'urugaga rw'abahanzi biba bivuze iki bitwaye cy'ubundi ubuhanzi nyarwanda murakoze cyane kuri iki kibazo nubwo hari bitagenda neza ariko dukwiriye kwishimira ko hari n'ibyagezweho bitari bikeya kandi ikindi dukwiriye kwibuka ni uko umuco uraguka rero umuco nta nubwo ugaragarira mu buhanzi gusa umuco ugaragarira ahantu henshi hatandukanye rero kuba umuhanzi yakora igihangano runaka wenda kikagira uburyo kitakirwa n'abantu neza haba hakwiye kubamo ubujyanama kugira ngo turebe uburyo twafatanya na wa muhanzi kugira ngo niba iryo kosa ryabayemo ribe ryakosoka ariko nanone ntabwo abanyarwanda bakwiriye kubonera abahanzi mu kunywa ibiyobyabwenge ntibakwiriye kubonera abahanzi bakora ibihangano ngo bidafite uruhure n'umuco nyarwanda ahubwo bajye babireba no mu buryo buri rusange bwagutse kuko ibyo ntabwo ari umwihariko w'abahanzi gusa n'abandi barabikora ariko nawe ntabwo twabishyigikira gusa nanone twibuke ko hari n'abahanzi bakora ibihangano byiza kandi bifasha mu guteza imbere umuco ari nabo dukwiriye gushyira imbaraga cyane ku buryo byanahindura n'abandi batekerezaga ko bya bihangano ashobora gukora muri bwa buryo tubona buhuje n'indangagaciro z'umuco nyarwanda aho ashobora kuvuga ati nakora igihangano nka kiriya kandi kikangirira akamaro wenda reka ibyo bibazo ubwo ngubwo byari ibibazo bya rusange n'ubundi bigendanye n'ubuhanzi ndetse bigendanye n'umuziki muri rusange reka tugaruke ku muziki wawe nyirizina wambwiye ko watangiye umuziki bya kinyamwuga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu navuga ko we ntabwo ari imyaka 26 ariko nawe iyo umaze si mike ubwo ni 15 14 gutyo inzozi zawe wari ufite winjira mu muziki uyu munsi uzigezeho wari wazigeraho bimeze bite mu by'ukuri ntangiye umuziki cyangwa se ubuhanzi nifuzaga kuba umuhanzi ukiri muto wateje imbere injyana gakondo icyo ngicyo nakigezeho ko mu myaka ya za 2010 igihangano nakoze nagikoze mu njyana gakondo kandi nacyo cyatumye abantu bamenya intore tuyisenge aho rero nishimira ko
imwe mu ntego nari mfite yagezweho, ariko nanone ndacyafite icyerekezo nifuza kugeramo ku buryo numva aho ngeze haracyari hato ugereranije n'aho nifuza kugera. Ikindi ibi birafasha n'abahanzi bakizamuka kuko nzamuka nazamukiye mu marushanwa agenda agategurwa hirya no hino mu nsanganyamatsiko runaka yatanzwe, ku buryo rero na wa muhanzi udafite ubushobozi ariko ushobora kugira amahirwe y'uko hari amarushanwa runaka ashobora gutegurwa aya Ati Rwanda ubuhanzi n'andi ashobora kuza mu kuyitabira, bizeza ko hazavamo ubushobozi buzatuma bazamuka kugeza ubwo bageze ku rwego tugezemo natwe, kuko natwe dutangira twatangiriye mu marushanwa nta muntu n'umwe wari utuzi uretse abantu ku ivuka ngo mu midugudu bari batuzi gusa, ariko ubu ngubu ku rwego rw'igihugu ahantu hajya hose mu karere mu turere dutandukanye wasanga muri serivisi y'umuzi, ku buryo rero nanashishikariza n'abandi bahanzi bashobora kuba barahuye n'ibizazane ibyo ari byo byose ku buryo rimwe na rimwe bumva banava no mu muziki badakwiriye gucika intege, kuko ibyo bintu birahaba no mu muhanda ahantu hatandukanye. Rero nabizeza ko bakoresheje imbaraga zabo zishoboka bazagera ku byo bifuza ariko badacitse intege. Navuga ko uvuze ko winjiriye n'ubundi mu njyana gakondo. Muri iyi minsi turi mu muziki, ariko umuziki nanone uri business, abantu bawinjiramo bashaka amafaranga. Mu njyana gakondo umuntu ashobora gukoreramo amafaranga akayabona, kubera ko hari abajene benshi baba abashoboye wenda nk'iyo gakondo, ariko akavuga ngo nintajya kuririmba R&B, nintajya kuririmba Afrobeat cyangwa se hip hop, hari igihe byarangira amafaranga nshaka kugira ngo azantunge mu muziki ntayabonye. Muri gakondo amafaranga arimo? Ntabwo navuga ngo muri gakondo nta mafaranga arimo, kuko hari abantu benshi bakora uyu muziki wa gakondo kandi ukaba wabeshejeho nanjye ndimo, ariko nanone ntabwo ari neza nk'uko byakwiriye kuba bimeze. Ntabwo byaca abantu intege, kuko buri gihe urugamba rwose rugira akajoriti. Abantu bakwiriye guharanira ko injyana zose ziba ku rugero rungana, ari abaririmba indirimbo ziri gakondo, ari abaririmba indirimbo ziri moderne, ari abaririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, yewe n'abaproducers ndetse n'abadufasha kwandika izi ndirimbo, twese ibihangano byacu bigahabwa agaciro ku buryo bungana, kandi bikanafasha buri wese kuba wagizemo uruhare muri buri gihangano kugira ngo iki gihangano kimubesheho kandi neza, dukurikije uburyo itegeko rirengera umutungo bwite mu by'ubwenge ribiteganya. Ibyo ari byo byose ndushobora kuba uganira n'abahanzi kundusha, kubera ko uri n'umuyobozi wabo. Ubundi ni ukubera iki bavuga ko gakondo nta mafaranga arimo, biterwa n'iki? Icya mbere usanga injyana gakondo abantu benshi bumva ko ari injyana y'abasaza cyangwa se abantu bakuze cyane. Ikindi ugasanga amasosiyete akomeye, haba ay'itumanaho, haba amasosiyete y'ubucuruzi n'andi, iyo ashaka abahanzi akenshi ikunze gushaka abahanzi bafite indirimbo bavuga ko zikunze n'urubyiruko cyane cyane, kandi usanga ziba ziri muri izi njyana zindi zitari injyana gakondo, ukaba usanga ari izo mbogamizi ahanini ziba zirimo. Ariko nanone no ku rundi ruhande usanga no mu nzego zishinzwe gufasha mu kurengera ndetse no guteza imbere umuco, nabo usanga nubwo ari byo bakora ariko usanga hakirimo intege nke mu bijyanye no gufasha abahanzi, haba abakora ibihangano biri moderne cyangwa ibiri gakondo, nawe usanga hari ibintu byinshi bikwiriye kongerwamo imbaraga kugira ngo mu by'ukuri umuziki wacu urusheho kugera kure, kuko ngira ngo abandi mpamvu bagiye badusiga no mu bijyanye no guteza imbere umuco wabo, cyangwa se bagiye bakora ibihangano bikagera kure, nuko bakora bavoma ku muco n'amateka by'ibihugu byabo. Niyo mpamvu byagiye bibafasha. Rero usanga twe n'imbogamizi dushobora kuzahura nazo mu minsi iri imbere, wenda nuko usanga ibihangano byacu bimwe na bimwe biba bitari iby'umwimerere, ku buryo igihangano cyawe gishobora no gukundwa ariko wagera ku rwego ushobora kujya gucuranga ku rwego mpuzamahanga, ukaba watinya kuba wajya kuririmba cya gihangano cyawe cyakunzwe, kubera ko uzi ko umwimerere wacyo atari wowe ufite nyiracyo. Rero tukaba twanaheraho tukanashishikariza n'abahanzi gukora ibihangano by'umwimerere kandi bakora bavoma ku muco n'amateka byacu, kuko ibyo bizadufasha kugera ku ruhando mpuzamahanga tukajyana ubudasa, kuko gutwara igihangano gisa n'icya runaka nta hantu bizageza abahanzi. Tuyisenge na mbere yuko tugana ku musozo wa kino kiganiro twagiranaga, reka ngaruke ku bibazo n'ubundi abakunzi bawe baba bagiye babaza. Yabajije ngo Yakubu ufite umugore byo birazwi, abana ni bangahe?
umwana aracyari umwe kugeza umwana aracyari umwe. Hanyuma ikindi kibazo yabajije ngo ni ukubera iki ngo washakanye na mubyara wawe, ariko umubyara w'umuntu baba bapfana iki? umuntu wazize iki kibazo umuhungu turagushimiye cyane, hari umunsi muzahura amaso ku maso mukabiganiraho ku buryo burambuye, aragutumiye mu rugo uzaza urebe ukuntu udafite umuryango mwiza uhora wishimye, aragushishikariza kuzaza kumusura akanakuganiriza ku bijyanye n'uburyo ushobora kubaka umuryango utuje kandi utekanye ufite n'uruhare mu iterambere ry'igihugu. Yego. Hanyuma njye nari nibarije mubyara w'umuntu baba bapfana iki? Umubyara w'umuntu ni umuntu aba ari mushiki, aba ari umwana wa nyogosenge cyangwa se wa nyokorome. Ubwo aba ari umwana w'umugore uvindimwe na papa wawe cyangwa se? Ashobora kuba ari uwo kwa nyokorome cyangwa kwa nyogosenge mu kimwe. Tuyisenge wenda mbere yuko tugana ku musozo wa kino kiganiro twagiranaga, reka ngaruke ku bibazo n'ubundi abakunzi bawe baba bagiye babaza. Yabajije ngo Yakubu ufite umugore byo birazwi, abana ni bangahe? Umwana aracyari umwe kugeza umwana aracyari umwe. Hanyuma ikindi kibazo yabajije ngo ni ukubera iki ngo washakanye na mubyara wawe, ariko umubyara w'umuntu baba bapfana iki? umuntu wazize iki kibazo umuhungu turagushimiye cyane, hari umunsi muzahura amaso ku maso mukabiganiraho ku buryo burambuye, aragutumiye mu rugo uzaza urebe ukuntu udafite umuryango mwiza uhora wishimye, aragushishikariza kuzaza kumusura akanakuganiriza ku bijyanye n'uburyo ushobora kubaka umuryango utuje kandi utekanye ufite n'uruhare mu iterambere ry'igihugu. Yego. Hanyuma njye nari nibarije mubyara w'umuntu baba bapfana iki? Umubyara w'umuntu ni umuntu aba ari mushiki, aba ari umwana wa nyogosenge cyangwa se wa nyokorome. Ubwo aba ari umwana w'umugore uvindimwe na papa wawe cyangwa se? Ashobora kuba ari uwo kwa nyokorome cyangwa kwa nyogosenge mu kimwe. Hanyuma mbere wenda yuko tugera ku musozo wa kino kiganiro twagiranaga, n'ubuye butumwa wagenera abahanzi muri rusange n'ubundi ari nabo bereye umuyobozi? Ubutumwa bwa mbere m'abahanzi ni uko bakwiriye gukora ibihangano bibaha amafaranga kuri ubu ngubu, kuko abahanzi ndabizi baba bari hirya no hino mu gihugu barakeneye. Ibihangano bituma babona amafaranga, hanyuma bayiteza imbere ndetse bateza imbere n'igihugu, kandi bibuke ku mafaranga babonye gutanga imisoro, kuko dukeneye ibikorwa remezo kandi ibikorwa remezo bizava mu misoro abahanzi bazatanga. Ikindi nasaba abahanzi no gukora ibihangano by'umwimerere kugira ngo turusheho guhangana ku isoko ry'umurimo. Intore Tuyisenge. Ikindi rero ndaza kugisaba inzego za leta. Yego. ni uko badufasha itegeko rengera umutungo bwite mu by'ubwenge rikubahirizwa, ndetse bagashora n'ubushobozi muri ubu buhanzi bwacu, kuko mbere yuko abashoramari baza gushoramo imari no kubona ko hari ikivamo, ibyo rero turabisaba ko leta yadufasha kugira ngo bikunde. Ikindi ndagisaba abaturage muri rusange, abaturage muri iki gihe cya korona babayeho neza, baridagagiye ku bihangano byacu, nta muntu wigeze ugira irungu, ariko twebwe abahanzi inzara iratwishe, abenshi batuye mu mazu kandi batarigeze bagira irungu muri korona. Mu gihe umuntu ari gucuranga igihangano cy'umuntu yumve ko iki gihangano gifite uwagikoze kandi gikwiriye kumubeshaho, kandi aba yaragikoresheje amafaranga. Yego, umunsi tuzatangira kubabwira ko bakwiriye kwishyura ibihangano byacu, batazabigiraho ikibazo nk'uko bamwe bagenda babigiraho. Turabasaba ko bumva ko igihangano cyacu kimeze nk'isambu ye, kimeze nk'inka ye, kimeze nk'imodoka ye, kimeze nka moto ye, uko ntaza ngo mbyaze umusaruro uwo mutungo we, nawe yumve ko atakwiriye kubyaza umusaruro igihangano cyanjye cyamvunye nashoyemo amafaranga bikamugirira inyungu, njyewe nkagoma ndaho ngaho ndetse gihoza nk'uko batwitaga. Murakoze. Tuyisenge, wenda mbere yuko nkurekura hari ikintu wari ugarutse uravuga ngo itegeko niba ari iry'umutungo mu by'ubwenge, itegeko nimero 50/2018 ryo kuwa 13 z'ukwezi kwa 8/2018, itegeko ryavuguruwe rya 2019 rirengera umutungo bwite mu by'ubwenge, bivuga ko umuntu ukoresha igihangano cy'umuntu mu buryo bubyarira inyungu cyangwa mu ruhame agomba kuba afite uburenganzira bwa nyiracyo. Ni ukuvuga ko uyu munsi ntabwo riri kubahirizwa.
ntabwo ryubahirizwa. Sinavuga ko ari 100% ariko 98% ntabwo iryo tegeko ryubahirizwa, kuko abantu benshi bakoresha ibihangano byacu mu buryo bubabyarira inyungu cyangwa mu ruhame, kandi tutigeze tuvugana batigeze bavugana n'abahanzi ba nyiri igihangano. Tukaba twumvise kuko biri mu bintu bikwiriye guhinduka. Hari ibintu byinshi byakozwe, rero n'iki gikwiriye kuba mu bintu byihutirwa kugira ngo abahanzi barusheho gutera imbere. Tuyisenge, reka nkushimire cyane, wakoze. Namwe turabashimiye cyane, murakoze cyane, mudusuriza abafana b'abanyamuziki bari hirya baba bumva cyane rwose. Yego, murakoze cyane, natwe turabashimiye.